akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Turagushimye data wa twese uri mu ijuru, imbabazi zawe n'ubuntu bwawe byabanye natwe tugeze muri aya masaha tugihumeka, utugiriye neza uduhaye ijambo ryawe, izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Tugusabye imbabazi ngo tubabarire ibyaha byacu byatubonetseho ibyanduje imitima yacu, twirishe amaraso y'umwana wawe duhe kwizera ngo tubashe kwemerwa nawe dushime urukundo rwawe. Tugiye kwiga amagambo y'ubugingo, uduhe imbaraga zo kuyumva no kuyakira, tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu, Uwiteka abahire. Dushimiye Imana cyane uyu mwanya mwiza twongeye kugeramo wo gukomeza kwiga ijambo ry'Imana. Tumaze kumva icyigisho cy'ingenzi kitubwira akamaro ko kwiga Bibiliya. Tubonye ari igitabo cyiza kiruta ibitabo byose byo ku isi. Inyigisho zirimo ziruta inyigisho zose ab'isi biga, kuko harimo inyigisho itanga ubugingo buhoraho. Gusa igikomeye ni uko umwuka wo kuyikunda wagabanutse cyane, akaba dukwiriye gusenga kugira ngo nk'uko dukunda ibindi byigisho, ko dukunda amasomo atandukanye yo ku ishuri, ko dukunda amakayi, ko dukunda ibitabo birimo inyigisho z'ubumenyi n'iz'ubuhanga n'imibare, uko turara ku ijoro dusoma, abantu bandika bataryama bakeneye kugira ubumenyi bwisumbuye. Dukwiye gusaba Imana ikadufasha kugira ngo iyo nyota n'ubwo bushake bukunda ibindi niyo gukunda ijambo ry'Imana ize. Ntabwo gifite ururimi rugoye kumva, ntabwo ari amagambo y'amayobera arimo adashobora gusobanuka, ahubwo icyabuze ni umutima wiyumvisha akamaro kayo. Kandi mu by'ukuri abantu bayigize igitabo cyo kwiga yabagiriye akamaro gakomeye, yabarindiye ahantu hakomeye. Birakwiriye ko cyane by'umwihariko nk'uko yabivuze umwigisha, Imana idufashe urubyiruko rugifite imbaraga zo gusoma rukunde ijambo ry'Imana. Ariko hari inama natanga, ni uko abumva bitaryoshye bidafatika ngo ntibakarindire kuzatangira inyota yaje, ahubwo bazatangire bimenyereza inyota izaza, babifatanije no gusenga bagasaba Imana kubafasha. Mu by'ukuri ngo nibagerageza kubikora inyota izaza, kuko n'ubundi hari ibiryo umuntu atamenyereye abirya akazabikunda. Niko n'ijambo ry'Imana ntabwo riryoheye kamere, ariko abimenyereza kurisoma, kuryiga, gucukumbura. Imana izabafasha, nibagira ubwo bushake izabaha iyo nyota kugeza ubwo izababera igitabo kiruta ibindi byose. Abasomye amateka y'abagorozi, hari abantu bakunze Bibiliya cyane bamariramo ubuzima bwabo. Uriya mugabo yadusomeraga ntabwo yari umuntu utarize, yari umuntu ufite amashuri maremare, ariko asoma ijambo ry'Imana ararikunda, asanga ari igitabo cy'ubwenge bukomeye cyane. Muri uyu mwanya tugiye kwigana ijambo ry'Imana, ijambo ritubwira ngo kwihana. Ijambo guhana ni ijambo rizwi, ni uko umuntu acibwa ibihano, agacibwa amande cyangwa se agakubitwa inkoni. Ariko muri Bibiliya hari ijambo ryitwa kwihana, atari undi uguhannye, ari wowe wihannye. Iryo jambo riri mu ngingo z'ingenzi z'ubutumwa zabwirijwe mu bihe bya kera, kandi rizakomeza kuba ingenzi kugeza Yesu agarutse. Kwihana rero tugiye kureba uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ese kwihana ni iki, kandi kwihana bimaze iki? Turasoma amagambo yo mu gitabo cya Matayo igice cyaho cya 3. Igitabo cya Matayo igice cya 3 hari amagambo atubwira ngo Matayo igice cya 3 niho tubanza gusoma umurongo hari
kutubwira aya magambo y'ingenzi atubwira ijambo kwihana. Mu gitabo cya Matayo tuhereye ku murongo waho wa mbere, icyo gihe Yohana Umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'i Yudaya ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yohana yabwirije ubutumwa, umutwe w'amagambo wari ingenzi. Yesu aherako atangira kwigisha avuga ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Nawe tekereza Yohana ibihe yabwirije. Ikibwirizo cye cyaravugaga ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu amaze kumenya ko Yohana bamufunze, ko yageze mu nzu y'imbohe, ko atacyongeye kubona uko ateranya ibiterane, atangira ubwo kwigisha ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Iyi nyigisho yakomeje kuba inyigisho y'agaciro, yakomeje gusubirwamo n'intumwa. Yesu yaragiye mu ijuru. Mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya kabiri, byakozwe n'intumwa igice cyaho cya kabiri, reka dusome uyu murongo. Yesu yari yarabwiye abigishwa bati, nimara kuzuka muzajye Yerusalemu namaze kujya mu ijuru, mutegereze kugira ngo nzaboherereze imbaraga y'Umwuka Wera, kandi mumara kubona iyo mbaraga muzaba abagabo bo kumpamya, ariko mutari mwayibona ntabwo muzashobora kumpamya. Bumviye itegeko ry'Umukiza, bajya mu cyumba cyo hejuru, basaba Imana kubaha za mbaraga yasezeranye. Imana ibaha imbaraga. Imaze kubaha imbaraga, baratinyuka, babwiririza mu mujyi munini wa Yerusalemu warimo abanyamahanga batandukanye, maze Imana ibaha imbaraga, bashobora gusobanura ubutumwa bwiza mu ndimi z'amahanga yari atuwe bari baje muri uwo mujyi, ku buryo ijambo ry'Imana ritubwira yuko abari bari aho bagize amatsiko cyane, baravuga bati, twabaho bano bantu bari kubwiriza ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu za kavukire. Yari imbaraga y'Umwuka Wera. Maze abayuda bari baranze Umukiza bavuga amagambo yo kubaca intege, baravuga bati, bano bantu ahubwo basinzihira, uriya banyoye. Ariko bari bavuze ibitari byo. Ntawe usinda ngo avuge Icyongereza ari Umunyarwanda atarakize, ntawe usinda ngo avuge Ikilatini ataragiye ku ishuri, ahubwo yari imbaraga y'Imana yashatse gutanga ubufasha kugira ngo abantu b'Imana babwirize amahanga yose yumve. Maze Petero amaze gusobanura ko iyo mbaraga atari y'ubusinzi, kandi amaze gutanga ibihamya by'ibyanditswe byera, mwumve abari bari muri uwo mujyi icyo bavuze. 3:7 igice cya kabiri, byakozwe n'intumwa 2:3-7. Abantu bose bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone ko babarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'Umwuka Wera, kuko iri sezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose, abazahamagwa n'Umwami Imana. Petero aramubaza, tugire dute ko tugize ubwoba, ko dutsinzwe mu mutima, ko bigaragara ko ibintu bikomeye, tugire dute? Petero aravuga ati, icyo muri bugire ni mwihane, ibyaha byanyu bihanagurwe, mubatuze mu izina rya Yesu Kristo, namwe muzahabwa impano y'Umwuka Wera. Ariko ijambo nifuza dusubire muravuze ngo ni mwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu. Iri jambo rivuga ngo mubone. Ikibanza ni ukwihana, umuntu akabona kubabarirwa ibyaha. Mu gice cya 3:19, nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Kwihana rero ni itegeko dusabwa n'Imana ngo ibone uko itubabarira ibyaha byacu. Nicyo natwe dusabwa kwihana. Mu byo dusabwa ngo tubabarirwe ibyaha byacu, mu byo dusabwa ngo duhabwe agakiza, harimo no kwihana. Icyakora ngo ibyaha byacu bihanagurwa kubera twemeye kwihana, ariko tukanizera uwo twihannyeho, tudashidikanya ko tubabarira.
niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuze ngo mwihane mubone uko mubarirwa ibyaha byanyu, handi ngo nimwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe. Mbega ikiguzi dusabwa, ese burya nicyo dusabwa kwihana tugahindukira ibyaha byacu bigahanagurwa maze tukababarirwa. Ni iki Imana ivuga ko tugomba kwihana, twamara kwihana tugahindukira ibyaha byacu bigahanagurwa. Mu gitabo cyo kugana Yesu mu kigwa cya 2 harimo amagambo avuga ngo kwihana rero ni ukubabazwa n'ibyaha n'ibicumuro no kubicikaho. Kwihana rero ni ukubabazwa n'ibyaha no kubicikaho, ariko ntawe areka ibyaha atiyumvise mu bubi bwabyo. Kubicikaho byanikize ntibyatuma duhinduka by'ukuri. Burya kwihana ni ukubabazwa n'ibyaha, byamara kukubabaza ukabicikaho. Ariko kwihana byanikize ukavuga ngo ndihannye, ngo nimumbabarire, ariko ari byanikize, ntabwo bijya bituma icyaha kiva mu mutima, ahubwo umuntu ajya akizwa ibyaha, ajya ababarirwa ibyaha kandi akabikizwa iyo yihanye byatewe no kubabazwa n'ibyaha ndetse no kubicikaho. Hariho n'undi mubabaro utera kwihana ariko utemerwa n'Imana. Hariho n'undi mubabaro utera kwihana ariko utemerwa n'Imana. Ni umubabaro utewe n'ingaruka z'icyo wakoze. Noneho ako gahinda, uwo mubabaro Imana yareba igasanga utababajwe n'icyo wakoze, ahubwo wababajwe n'icyo byaguteye. Uwo mubabaro nawo ntiwemerwa, ahubwo umubabaro wemerwa utuma ibyaha byacu bibabarirwa kandi bigakurwaho, ni ukubabazwa n'ibicumuro, si ukubabazwa n'ingaruka. Ibyo bivuga ku bantu bagera kuri 3 bari muri kino gitabo. Hariho benshi bayoga kwihana nyakuri. Abantu benshi bategwa agahinda nuko bacumuye ndetse bagahinduka byanikize kuko batinya ingaruka zabyo. Bene uko siko kwihana Bibiliya yigisha. Barizwa n'ibihano, barizwa n'ishyano bagusha aho kurizwa n'ibyaha. Ni nkande, ni nkuko Yesayi yagenje abonye ko ahebye umugisha wo kuragwa ibyasi. Muzi ko yarize pe, werarize ararira imbere ya se, ako ntiyabona umugisha. Ni Baramu wishwe n'ubwoba cyane igihe marayika yamuhagararaga imbere afite inkota mu ntoke, yemeye ibyaha bye kuko yatinye gupfa. Ariko ntabwo yari yihannye ibyaha bye by'ukuri, kandi n'umutima we ntiwari wahindutse by'ukuri. Ntiyari yazinutswe ibibi. Undi ni Yuda Isikaryota, amaze kugambanira umwana w'Imana, yaratatse ati nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso atariho urubanza. Bano bantu bose 3 barihannye kandi bihannye bababaye, ariko nta numwe wababariwe. Yesawu yarariza apfukama imbere ya se ngo abogoza amarira, ariko ntiyahabwa umugisha kubera yarijwe n'ingaruka z'ibyo yakoze, ntabwo yarijwe n'ipfa rye. Avuga ati mbega iripfa, mbega uyu mururumbu nkozeho, iki cyaha cy'ishyano, ahubwo yararize ngo ndabibuze, birancitse. Yakobo arabijyanye ararira ati wambabarira ukabingarurira. Nta na muke wasigaranye mu migisha, ati yose nayitanze. Data nta kagisha wasigaje, ati ntako, icyo nashigaje ni uko uzatura ahatera. Uzajya utura ahantu hatera. Kandi mwana wanjye yaramukundaga cyane, ngo na Isaka yarariraga amubwira ayo magambo. Kandi mwana wanjye urambabaje, imigisha yose nayimuhaye, uzatura kure y'ubutaka bwera kandi uzatura kure y'ikime kiva mu ijuru, kuko namugaburira imigisha y'ijuru, mugaburira imigisha yo ku butaka, mugaburira imigisha y'amatungo, byose yabijyanye. Rero uzatura kure y'ahantu hera kandi uzagira n'ikibazo cyo kutabona ikime kiva mu ijuru kizaba kiri kure yawe. Ni impano y'Umwuka Wera. Ati cyakora nuba umunyarugomo ukaba ikihebe, uzajya aho gutura kandi uzikuza ubutware bwa mwene so. Kuba umunyamahane ibyo bizakurengera. Kubiga amateka y'ibyabaye ukurikije Bibiliya, n'uyu munsi iryo jambo riracyakurikiranya abakoma kuri Yesawu. Yesawu se ko yihannye ababaye. Kwihana rero ni ukubabazwa n'ibyaha no kubicikaho. Ntabwo kwihana ari ukubabara gusa, ahubwo ni ukubabazwa n'ibyaha. Hari abantu bihannye babaye ariko ntibakizwe. Uwa mbere ni Yesawu, uwa kabiri batubwiye ni Baramu. Baramu amaze guhabwa amasezerano y'amafaranga ari buhabwe na Baraki,
yemeye kujya kuvuma Abisirayeli Imana itamwemereye. Marayika amutangirira mu nzira, abona inkota muri hejuru, ati mbabarira niba nakosheje. Ntiyavuze ngo mbabarira niba nakosheje. Marayika ati ngaho genda. Ariko Baramu yongeye kwifuza izo nyungu. Ikibabaje nuko ya ntambara Baramu yashoye mwa Abisirayeli bayimutsinzemo, apfa n'amafaranga atayariye, kandi apfira mu byaha, kandi yarihannye imbere ya marayika. Ariko ntabwo yarababajwe n'icyaha cye, yarababajwe n'ingaruka biri bumugireho. Undi batubwiye ni Yuda, amaze iminsi yabanye na Yesu, atihana ubusambo bwe, ngo yagejya yiba amaturo. Niko mu gitabo hatubwira dufite hano ku meza, kuko Yuda ngo bamutumaga kujya gufasha abakene, bati ngaho genda ugurire abakene ibirayi, uriya mukecuru umugurira umwenda, yaje nk'hariya mu ruhengeri, yamara kuzanira umukene ibiryo cyangwa imyenda, ngo akajya mu giciro. Ngo ariko ubundi ubu yaba ari umukarasi batumye, yaba ari babahungu bitangiye imirimo batumye kujya kuzana biriya biryo, yari guhembwa ngahe? Akamenya igiciro, cyangwa ati ubwo bari kumuhemba 1000 ndagikoramo nk'ijane. Yuda akajya yiba umutungo w'itorero, kugeza ubwo Yuda atanyuzwe, ajya mu giciro cyo kugurisha umwana w'Imana. Igiciro kiremezwa, Yuda amafaranga yakubita ku mufuka, aragenda. Noneho aribwira ati amafaranga ndayarya, na Yesu ntacyo bamutwara. Yesu baramufata birashoboka, baramukubita birashoboka. Yuda agira ubwoba cyane, maze aragenda azana amafaranga, arayazana, ati nimwenda amafaranga yanyu, kuko nagambaniye amaraso atariho urubanza. Yuda yarabonye ko bizamukoraho, ariko iyo Yesu batamushobora yari kuyarya kandi ntavuge. Yuda ntabwo yagize ubwoba bw'uko ari umuriganya n'umubandi, yababajwe n'ishyano bimugushijeho ko yishe umuntu kandi atarazi ngo arapfa. Maze baramubwira ati biramaze, byarangiye. Yuda abonye batakiriye amafaranga, batemeye kumuha imbabazi, batamubabariye, asubira inyuma, ajya mu giti, ashyiramo umugozi, arimaneka ararereta. Yari afite ibiro byinshi, uracika, yikubita hasi arasandara. Bagiye kubamba Yesu, basanga yaturikiye mu nzira. Yuda yarihannye, ariko byanikize, atababajwe n'ibyaha, ababajwe n'ingaruka zabyo. Bana b'Imana muteze amatwi, hari igihe abantu bajya bihana, ariko atari agahinda k'ibyaha kibateye, ahubwo ari ingaruka zabyo. Wenda yaragize uburangare, akagwa mu cyaha cy'ubusambanyi, yabona agize inda akarira akihana. Ariko Imana ihireba ngo mbese ni icyaha cy'ubusambanyi yaguyemo kimubabaje, cyangwa n'ingaruka y'ikinyendero cyamutesheje agaciro kimubabaje. Umuntu akagenda kiba, bakazamufata, bakamuzirika, ati ndihannye mb'umukristo. Ese ni icyaha cy'ubujura kimuteye agahinda, cyangwa nuko bamuziritse? Noneho kwihana ni ukubabazwa n'ibyaha, byamara kukubabaza ukabicikaho. Turasoma ayo magambo mu gitabo cy'Abakorinto ba 2 igice cya 7, turahera ku murongo waho. Abakorinto ba 2:7, umurongo waho umurongo waho wa 8. Nuko rero nubwo nabateje agahinda rwa rwandiko sinicuza, kandi nubwo nicuzaga mbonye yuko urwo rwandiko rwabateye agahinda, nubwo kara ku mwanya muto kusa kagashira. Pawulo yandikiye Abakorinto abereka ibyaha byabo, Imana irabafasha. Basomye urwo rwandiko bagira agahinda mu mutima, kababajwe n'ibyaha, katababajwe n'ingaruka. None ndishimye, icyakora sinishimishijwe nuko mwagize agahinda, ahubwo nuko ako gahinda kabateye kwihana. Kuko mwagize agahinda ko mu buryo bw'Imana, ngo mutagira icyo mubura ku bwacu. Agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa, nako kukwazana agakiza. Ariko agahinda ko mu buryo bw'isiko gatera urupfu. Ubwo agahinda gaterwa n'impamvu nyinshi. Hari agaterwa n'igihombo cy'amafaranga, hari agaterwa nuko umuntu yagize amanota makeya, hari agaterwa nuko umuntu yabamwirukanye ku kazi, hari agaterwa nuko abantu bamubwiye nabi. Ariko hari agahinda ko mu buryo bw'Imana, agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Umuntu ahora n'agahinda k'iby'isi ajya gwara akazapfa. Ariko agahinda gatewe n'iby'Imana ko mu buryo bw'Imana gaterwa no kumenya ububi bw'ibyaha byawe, kandi ukabimenyeshwa n'icyo n'ibara byakoze.
kuko nta bundi buryo butera umuntu kugira agahinda k'ibyaha keretse kumenya ibara icyo cyaha cyakoze. Kandi ibara icyaha cyakoze ni uko cyabambishije umwana w'Imana ku musaraba. Iyo umuntu agize amahirwe akamenya ko icyaha cye kingana na ski, kingana na toka, icyo cyaha cyo kuvuga nabi no gutukana, ukamenya ko ari kibi. Ariko nyambwira abantu ntinyaboneka tuya twumva ijambo ry'Imana, hari ibyaha tuya tworoshya, ibyaha byo kuvuga nabi, ibyaha byo gutukana. Mperutse kubyibazaho sanga kiremereye cyane. Nsomye ibya Mose. Mose yari umukiranutsi warezwe neza, amenya ijambo ry'Imana, yemera guhara inyungu z'iby'isi ngo akore umurimo w'Imana. Ariko ageze mu butayu, abantu bamuruhije, bamutesheje umutwe, bamugoye, agira uburakari. Maze aravuga ati, mwabivume mwe, nabakurira amazi muri uru rutare. Akubita kabiri. Imana iti, kuva rero uhangaye ugakoreshwa n'uburakari ukavuga nabi, ukabita ibivume, ugakubita urutare kabiri, Mose urahemutse. Kubera kuvuga ijambo rero uri umuyobozi, uri umuntu wanjye nashyize imbere, ntabwo uzagera i Kanani, uzagwa muri ubu butayu. Mose aravuga ati, Mana wambabarira ko ntazongera kuvuga ijambo ribi. Imana iramubwira ngo iryo shengesho ntukongere kurisenga. Icyakora ndakubabariye icyaha cyawe kubera wihannye. Ariko kubera kuvuga nabi ntabwo uzagera i Kanani. Mbega ibyaha biremereye. Mbega icyaha cyahuje Mose kugera i Kanani. Rero icyaha cyose kugira ngo nyiracyo akihane ni uko amenya ko cyasize ikimenyetso i Karuvari, ukamenya mu by'ukuri ko cyamubambishije. Iyo umaze kubimenya utyo, ako gahinda kaba kaza, niko gahinda ku buryo bw'Imana. Kandi umuntu w'Imana amurikiwe ntiyabona kimwe, yasanga afite byinshi. Kandi ibyo byinshi byatumye Yesu ajya ku musaraba. Agahinda rero aho ntimurura agahinda ko mu buryo bw'Imana, uburyo kabateye umwete mwinshi ungana utyo, ukabatera kwiregura. Agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera umwete, ukabatera kwiregura no kurakara no gutinya n'urukumbuzi n'ishyaka no guhora. Muri byose muyerekanye ko muboneye muri byo. Ngo agahinda kajya gatera guhora. Reka mbabwire igitekerezo kimwe cy'umuntu wagize agahinda maze kamutera guhora. Ngo uwitwa Petero yihakanye Yesu, aravuga ngo simuzi pe, aranarahira ntiyahakana gusa. Maze ageze ahagira agahinda, arababara cyane. Yakoze ibintu bibiri. Icyambere ngo yagiye muri Getsemani hahandi bafatiye, ngo areba mu ijuru asaba Imana ngo ndagusabye nyica ntaho nkwiriye kubaho. Nahemutse, nakoze ikintu kibi cyane, ishengesho ngusabye nyica mveho. Maze ngo Imana imuhereza amahumbezi y'imbabazi, ibimenyetso byo kumugirira imbabazi. Ngo yumva agaruwe mu buyanja, arahumurijwe, yumva ntapfuye. Maze arataha asubira iwe, ngo ariko arahunga, ntiyongera kugira aho abandi bari. Ubwo Yesu yazukaga aravuga ati, muzaje kuntegererezaho n'ababwigarira, ariko mubwire na Petero azaba hari. Petero ngo ariko nubwo Yesu yamutumiye ngo azaze hamwe n'abandi, ngo ntabwo agahinda kamushizemo, ngo yanagize agahinda. Noneho ubwo Yesu yari amaze kuzuka agiye kujya mu iravuga ati, Petero urankunda? Abibwira Petero ati, uzi byose, uzi ko ngukunda. Ijambo ry'Imana rivuga yuko ngo ubwo Petero bari bamufashe bakavuga bati, turakwica twamaramaje. Ubwa mbere baramufunze, marayika aramufungura aracika, ava mu nzu y'imbohe asubira mu bigishwa. Ubwa kabiri baramufata, ntibamurekura, bamujyana mu rukiko, bamucira urubanza, bati kandi hanga harya wigeze, turakubamba kuko shobuja yabambwe. Petero aravuga ati, ndabishimye. Ngo nibwo Petero yumvise agahinda ke gashize, yumva araneti, noneho ndishimye, ndanezerewe, numva agahinda kanje gasa n'agashizemo, kuko noneho ngiye kubambwa nzira umwami wanjye. Uwo nihakanye ngiye gupfa, muzabe ati, ndabyemeye mumbambe. Ngo akeye, ngo ariko gusa ntimumbambe mumpagaritse nka Yesu, muncurike mwe kumpagarika nkawe kubera ntitunganye icyubahiro. Ubwo Petero yemeraga gupfa nezerewe, kandi bimushimishije ko ahaye umukiza ikimenyetso ko amukunda, yarahoye. Noneho ijambo ry'Imana tubwiye ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera umwete,
gatera kurakara, gatera kwihana kuticuzwa, kandi hagatera guhora. Kamere ukayibabaza, ukayigwa nabi, ukiyishyurira, nawe ukihorera, ukavuga uti nanjye ndaguhamije wa kamere we, wantesheje umutwe, nanjye akankoze karanyuze, nanjye ndihoreye. Iyo umuntu yihanye afite agahinda, ajya agira inzika y'icyaha, akumva akibikiye inzika, akumva azashigwa nawe akibabaje, akumva azashigwa nawe akimereye nabi. Noneho kwihana ni ukubabazwa n'ibyaha, ariko ntibikubabaze gusa, ahubwo ukanabicikaho. None se bihana bati? Bihana bati? Mu gitabo cy'Imigani 28 umurongo wa 13. Imigani 28 umurongo wa 13 haranditse ngo, handitse ngo 28:13 haranditse ngo, uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Hari ibyaha umuntu ahisha, ariko ntabwo azemerwa n'Imana, ahubwo ibyaha umuntu yatuye akabivana iyo mu ibanga, akabishyira hanze, akabyatura, niwe uzababarirwa. Ariko ubihisha we ntabwo azagubwa neza. Mu gitabo cya Yohana urwa mbere igice cya mbere umurongo wa 9 haratubwirira itegeko ryo kwatura. Haravuga hati, ariko nitwatura ibyaha byacu. Ijambo kwatura ni ukubivuga n'akanwa kawe, ni ukubyatuza ururimi rwawe, ariko habanje kubabazwa nabyo. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Nituvuga yuko nta cyaha twakoze, tuba tuyise umunyabinyoma, kandi n'ijambo ryayo ntabwo riba riri muri twe. Ahubwo iyo riri muri twe, nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose iyo twatuye ibyaha byacu. Icyakora ngo no kwatura kugomba kuba kudafite inenge, kugomba kuromboreza, kukavuga amanyakuri, kandi umuntu akirinda kwirengera. Hari ibintu biri umuntu yirinda mu kwatura. Icyambere, wirinda kwatura uri kubyoroshya cyangwa uri kuvuga ibitari byo, ahubwo mu kwatura uvugisha ukuri. Wa muneke ninjye wawuriye, kandi nawuriye mwibye mbabarira. Ariko ngo nawuguyeho ngo ndawurya ngo sinarinzi, kandi umutima wawe wari uzi ko wawubikiye wa mwana mutoya, ariko wawuriye uri kwihisha. None ukuvuga ngo ntabwo narinzi ko nta kibazo. Ahubwo kwatura ngo gusaba kuvugisha ukuri ko mu mutima, ntuce ku ruhande. Icya kabiri ni ukwirinda gutanga impamvu zatumye ukora icyo cyaha uri kwatura. Iyo izo ngorane zombi zibayemo ntabwo babarirwa. Ugomba kwatura icyaha uvugishije amanyakuri yo mu mutima. Icya kabiri, ukatura icyaha cyawe udatanze urwitwazo rwatumye ugikora. Noneho mu gitabo cya Yakobo igice cyaho cya 5 umurongo waho wa 15 hatubwira amategeko yo kwatura. Mu gitabo cya Yakobo igice cya 5 umurongo wa 15 hatubwira amabwiriza agenga kwatura. Reka dusome aya magambo. Haravuga hati, kandi 16 murambabarira, mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Ijambo mwaturirane ni umuntu n'undi. Iyo umuntu akoze icyaha ugacumura kuri mugenzi wawe, ntabwo bakubwira kujya kubibwira abantu bazi mwaturirane. Vuga uti rero mbe kanaka mbabarira naguhemukiye, nagiye kumesa, sinafura umwambaro wawe kandi ubonye mu yindi ngukuramo, ariko umutima wandeze, none mbabarira. Nakubeshye mbabarira, nakubwiye nabi umutima urabinyemeza mbabarira. Iyo wemejwe umutima wawe ukakwemeza icyaha wakoreye mugenzi wawe, utegetswe kwaturira mugenzi wawe.
mu kugana Yesu ndetse n'ibindi bitabo byinshi ntabwo byemera yuko ibyaha wakoreye umuntu ubyaturira mu bandi benshi. Abantu benshi bakunda kugira iryo kosa, aho usanga mwicaye muri 3, 4, 5 wari uri kumwe na mugenzi wawe mwavuganye nabi, baba bari kwigisha ijambo ry'Imana cyangwa ugiye gusenga cyangwa umutima ukabaka gutemureke manzi mu ijambo ati mumbabarire ndi kumwe n'akanyamapiri kandi namubwiye nabi nanamukomerekeje, none mumbabarire n'Imana imbabarire. Ni uratuye ariko watuye nabi. Ibyari byiza niwe uri kumva n'umutima ukuriye cyane, munosha urwara umujyane hanze umubwira uti rya jambo nakubwiriye hariya nkakubwira nabi na umutima wanyemeje ko ari bibi, kandi ijambo ry'Imana rinkozeho, mbabarira mwene data. Kubera ko isi ijambo ry'Imana ritemera yuko ibyaha twakoreye umuntu ku giti cye bidashirwa abandi, ngo ni uko iyo byaturiye mu bandi nabura banduza. Tiburyo bari batonganye, narinzi ngo barakona n'abahazi bavugana nabi, narinzi ngo n'abakiranutsi, ubwo ukabatera guca imanza batari bafite bakaba banduye. Icya kabiri ni uko hari ibyaha wakwaturira abantu wari kukibwira uwo mwagikoranye gusuka akakubabarira, ariko wakivugira muri benshi ntibazigere bakwiringira by'iteka ryose. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritemera yuko waturira byose bose, ahubwo mwaturirane. Ni ukubwira mugenzi wawe icyaha gukoreye cyangwa icyo wamukoreye mukaturirana. Noneho hari n'igihe umuntu ahemukira itsinda, niba iryo tsinda riri hafi ugomba kuryaturira ari itsinda. Hari n'igihe umuntu akora icyaha akaba uwo hanze, bikajya mu ruhame kikamenyekana, cya kitabiba ngo bishoboke, kigatuma abantu b'Imana bose bagushidikanya cyangwa gukunda bakababara, abavoma hafi bakakwanga kugira ngo babarirwe n'Imana. Nuko ugomba kwaturira icyo cyaha imbere y'abandi. Niyo mpamvu Yesu yasabye Petero kwatura 3 ngo ahamye ko mukunda, ukwari kugira ngo ikizere bamuzimirije cyongere kigaruke. Niyo mpamvu iyo umuntu yakoze ibyaha ibizwi na bose agomba kubyaturira imbere ya bose. Icyanyuma nuko hari ugucumura ko mu mutima, kwandura ko mu mutima, uburiganya bwo mu mutima, ubuhemu bwo mu mutima, urwango rwo mu mutima. Ntabwo ujya kubibwira abantu, ahubwo ibyo byuragenda ukajya hiherereye. Hashobora kuba mu cyumba, hashobora kuba mu musozi, hashobora kuba mu gashyamba, ugapfukama ukaturira Imana ibyaha byawe, kwifuza kubi wagize, umujinya wagiriye umuntu, ishyari wamugiriye, urwango wamugiriye, ubuhemu wamwifurije, ubyaturira Imana, ariko ntubibwira wa muntu. Usaba Imana kukubabarira ikabikuraho kugira ngo utamuhumanya kandi atarakwanze nkawe. Kuko hari igihe wakwikundira nta n'umujinya gufitiye, ariko akaba ari umunyantege nke, wamubwira ukuntu wamutekerezaga nabi, umutima ukandura, akazagira ingorane yo kurwara intambara ikamugora kandi yari ifitiye amahoro. Niyo mpamvu ibyaha byakorewe mu mutima wawe ntibimyunga n'umuntu uwo ari we wese, ubyaturira Imana, kandi kwatura kwawe kukemerwa. Icyo bihuriraho n'ukwatura nuko uvuga icyaha mu izina ryacyo udaciye ku ruhande, kandi ukakivuga utashyizeho impamvu zabiguteye. Noneho aho naho turahavuye. Ikindi tugiyeho ni ingorane zibaho yuko kwihana bijya binanirana. Kwihana bijya bikunda kunanirana. Mbese niki gituma kwihana binanirana? Turabisoma mu gitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranijwe, umuzingo wa mbere 393. 393 haratubwira impamvu abantu benshi baje baranirwa kwihana, maze bikazazimanganira muri bo, bakibwira ko ubwo babyibagiwe ubwo ni Imana yabyibagiwe. Ariko ntabwo Imana yabyibagiwe. Kugira ngo twihane ibyaha byacu, se ngombwa kwifungirana mu cyumba cy'ubwiherero kuko Ruteri yagenje, maze ngo twihate kwihana kuzaherukwa no gukurwaho ibyaha, kuko aho ariho twabonera imbabazi z'Imana. Ntabwo kwihana kwemerwa bidusaba kwifungirana, kwibuza kurya, kwicisha inzara ngo bizabiguze ikibyaha byacu,
ahubwo kwatura kuvuye ku mutima guherekejwe no kwizera kubabajwe n'icyaha, Imana iratubabarira kandi ikaduha ubuntu bwayo. Harakomeje hati impamvu imwe rukumbi ituma ibyaha byacu tutabikurwaho nuko tutari twamenye uwo twakomerekeje kubw'ibicumuro byacu, uwashenjagura ibi byaha byacu, kuko turi abanyamafuti tukaba twarakeresheje imbabazi kwatura guturutse ku mutima mbere kuzabona inzira yako iganisha ku mutima w'imbabazi zidashira, kuko Uwiteka aba bugufi bw'abafite imitima imenetse akiza abafite imitima ishenjaguwe kubera kwihanabira na se. Mbega ifuti rikomeye rikorwa n'abatekereza ko kwatura ibyaha bizatuma icyubahiro cyabo kigabanuka maze bikonona umurimo wabo bafite kuri bagenzi babo. Mbega ifuti rikomeye cyo kwibwira yuko umuntu yatuye icyaha cye akakivuga mu izina, akaturira bene se yakomerekeje, akaturira mugenzi we yahemukiye. Mbega ifuti ryo kwibwira yuko biteye isoni ngo byagabanya icyubahiro cyawe ngo kandi bikonona umurimo ufite muri bagenzi bawe. Gusa nzongera mbwirize Kamariza yumve naramusabye imbabazi ari njye wamuhemukiye, nzongera bwiriza Kanyamapiri yumve ndi kwigisha ubwo sinishimire ndabiretse aho kugira ngo musabe imbabazi ahita nsuzugura ngo nemeye ifuti, ahubwo ndabireka mbizinga njya ndikoreraho. Ngo mbega ifuti rikomeye ryo kwibwira yuko iyo umuntu yatuye icyaha asuzugurwa n'uwo yaturiye n'abo yihannyeho. Hari abihambira kuri icyo gitekerezo kibi, nubwo biyiziho amafuti yabo birengagiza kuyatura no gusubira mu byaha bakoreye abandi. Ngo nsubiremo ngo narakubeshye, ngo nuko ndakuzimurira ngo uteranya na kana kamwe none mbabarira. Ibyo mbivuge mbitondore gutyo ngo bakumva biteye isoni, abo kavuga ati mbabarira nukuri, mbabarira gusa. Ariko kubisubiramo ngo bitonde akumva biteye isoni, ngo bizonone icyubahiro cye ngo kandi bikangiriza umurimo yageje akora. Bakihambira kuri iryo futi ryabo. Hakomeje hati ngo bakihambira kuri icyo gitekerezo kibi nubwo biziho amafuti yabo birangiza kuyatura no gusubira mu byaha bakoreye abandi. Muri ubwo buryo bikaroga imibereho yabo bwite kandi bikijimisha n'iy'abandi. Kwatura ibyaha byanyu ntibizagabana icyubahiro cyanyu. Mbese none twihambire kuri icyo cyubahiro gipfuye, nimugwire rutare muzashenjagurika kandi Kristo azabaha icyubahiro nyakuri cyo mu ijuru. Ntihakagire umuntu ubuzwa kwatura icyaha cye n'ubwibone, kwihagararaho cyangwa kwihangira gukiranuka, ahubwo uzaha agaciro isezerano ngo uhishe ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko byatura akabireka azababarirwa. Ko ari njye mukuru, aka kana gatoya aba ari njye ukaturira. Hari igihe umuntu asakira na mwene nyina n'abana bavukana ari bo batoye, akabarusha imbaraga, bakabemeza bakababara, cyangwa ababyeyi n'abana, ariko umutima ukakwemeza ko ariho wahemutse. Ahubwo ati se ndahangara nsaba imbabazi imbere y'umwana, imbere ya murumuna wanjye, imbere yabo ndusha amafaranga, yabo ndusha akazi, yabo ndusha amashuri, nsaba imbabazi umwana uri muri segondere ndangije kaminuza ngo mbabarira. Biteye isoni. Musaka bati bizonona agaciro kanjye. Ari njye mwarimu wenda, ari njye mukuru we, ari njye umuyobora, maze izo soni cyangwa ari njye mubwiriza, ari njye wihariye kera bazi ko maze iminsi mu butumwa, ngo mbega mbese ne twihambere kuri icyo gitekerezo gipfuye, nimugwire rutare muzashenjagurika kandi Kristo azabaha icyubahiro nyakuri cyo mu ijuru. Ntihagire umuntu ubuzwa kwatura icyaha n'ubwibone, kwihagararaho cyangwa kwihangira gukiranuka, ahubwo uzaha agaciro isezerano ngo uwishe ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko byatura akabireka azababarirwa. Abantu benshi ntabwo ibyaha byabo byahanaguwe imbere y'amazina yabo kubera batigeze babyatura, kandi abenshi cyabiteye bamenye ko ari amafuti, baranababara, ariko bagize isoni zo kubyatura uko bamenye ngo byakonona agaciro kabo n'icyubahiro cyabo. Ariko kubera
byashiriye mu kubyirengagiza, bazi ngo byavuyeho, ariko ntabwo byavuyeho. Bana b'Imana, ntaragera ku musozo, ndabamenyesha yuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko kuba umuntu asenga ntabwo bimuvanaho inshingano yo kwihana, kuko mu gitabo cya Luka 15:7 haratubwira ngo iyo umunyabyaha umwe yihannye, Yesu aramwishimira akamurutisha abakiranuka 99 badakwiriye kwihana. Badakwiriye kwihana. Birumvikana ko hari abantu bakora inshingano nziza, bakiranuka kuri byinshi, ariko batajya bihana. Noneho umuntu yawe umukiranutse, ushimirwa imirimo akora, ariko atajya yihana. Noneho kuno kwihana ntikubwirwa abapagani batari bamenye ubutumwa gusa, kubwirwa n'abakiranutsi, kubwirwa n'abatoranijwe, nabo bajya bacumura burya nako tugira ibyaha, tugwa mu mafuti. Niyo mpamvu umuntu wese ifuti rye rikurwaho gusa iyo yihannye. Ntabwo kuba wemera iyobokamana, kuba usenga nta byaha ruharwa bagwaho, bisobanuye ko nta byo kwihana ufite. Kino gitabo cyitwa Ivugabutumwa 225 turahasoma aya magambo avuga ngo amahame cyangwa kuba umwizera w'itorero ntibisimbura guhinduka. Abantu bose, baba abakomeye n'aboroheje, iyo batahindutse nta numwe uruta undi. Abantu bashobora kureka amahame amwe bakayoboka andi. Ibi birakorwa kandi bizakomeza gukorwa. Abayoboke b'inyigisho z'ubupapa bashobora kuva muri Kiliziya Gatolika bakajya mu Baporotesitanti, ariko bashobora kutagira icyo bamenya ku busobanuro bw'aya magambo ngo nzabaha umutima mushya, bashyiraho n'umwuka mushya. Kwemera inyigisho nshya no kwifatanya n'itorero runaka ntibigira uwo bizanira ubugingo bushya, kabone n'ubwo iryo torero yifatanije naryo ryaba ryubatse ku rufatiro rw'ukuri. Kwifatanya n'itorero runaka ntibisimbura guhinduka cyangwa se kwihana. Kwiyandikisha mu bitabo by'itorero runaka ukayoboka amahame yaryo ntacyo bimarira umuntu iyo umutima we udahindutse by'ukuri cyangwa se utihannye by'ukuri. Noneho birumvikana yuko kuba umuntu afite aho asengera nubwo haba hubatse ku mahame y'ukuri ntibituma adasabwa guhinduka no kwihana nyakuri. Aho turangiriza ni mu gitabo cy'Intambara Ikomeye, paje Intambara Ikomeye, ndabanza 434. Aya magambo tugiye gusoma aratubwira amahirwe n'igihombo bizabaho kubihana cyangwa se kubatihana. Abantu bazasohoza inshingano bakihana bazagira inyungu nyinshi, ariko abatazasohoza inshingano ntibubake ihame ryo kwihana muri bo bazagira igihombo gikomeye. 234 haratubwira hati Satani atuma abantu benshi bizera ko Imana itazita ku gukiranirwa ku tuntu duto duto two mu mibereho yabo. Satani atuma abantu benshi bizera ko Imana itazita ku gukiranirwa ku tuntu duto duto two mu mibereho yabo. Urugero natanze, kwiba umuvandimwe umuneke, kwiba igiceri, n'utundi tuntu tworoheje, ariko Uwiteka yerekana ko atazihanganira cyangwa ngo abure guhana ikibi uko cyaba kingana kose, nk'uko yabigenje kuri Yakobo. Ntabwo Imana izigera yihanganira ikibi nk'uko itakihanganiye kuri Yakobo. Noneho birumvikana yuko abantu b'Imana bashobora kuzanesha urugamba gusa ari uko bagerageje kwihana ibyaha byabo kandi babikuye ku mutima. Naho nibitihanwa uko bingana kose, Imana izabihana. Imana izabihana, ntabwo izadohora, izabihanisha igihano. 438 haratubwira hati 438
348 348. Reka naho tuhasome amagambo ajya kudushyira ku musozo w'icyigisho. 348 haranditse ngo ibyaha bitihanwe ngo bireke ntibizababarirwa kandi ntibizahanagwa mu bitabo byo mu ijuru, ahubwo bizashinja umunyabyaha ku munsi w'Imana. Umunyabyaha ashobora kuba yarakoreye ibyaha ku mugaragaro amanywa ava, cyangwa akabikora mu mwijima nijoro, akaba byose twikeka ibyambaye ubusa imbere y'Imana. Icyaha gishobora guhishwa kigahakanwa, kigahishwa ababyeyi, kigahishwa n'umugore, kigahishwa umugabo, kigahishwa n'inshuti, abo mukorana. Umunyacyaha ashobora kuba ari we wenyine uzi icyaha yakoze, ariko ibyo byose bigaragara nk'ibyambaye ubusa imbere y'uzatubaza ibyo twakoze. Noneho burya imbere y'Imana ibyaha byacu bishobora kuzavanwaho gusa ari uko tubyatuye kandi tukabireka. Niyo mpamvu byanditswe yuko ya magambo nasomaga hirya ngo abantu ngo ibyaha byose bitihanwe ngo bihanagurwe bizatuma nyirabyo akurwa mu gitabo cy'ubugingo kandi imirimo ye myiza ivanwa mu gitabo cy'urwibutso. Icyambabaje giheruka ngo ni uko abantu batagiye basohoza iri hame ryo kwihana ngo ibyaha byabo byose bihanagurwe. Bamwe bakihana ibindi bito bakabiraho, ntabwo Imana yabyitaho. Ngo igihe imbabazi zaba zirangiye ngo imitima yabo izakangukira kubimenya, maze ngo bagerageze no kubyatura na ka kandi gatoya kature, ngo ariko batakambe babura ihumure ryo mu mutima wabo. Reka tugifite igihe, tugifite umwanya, ijambo riratubwira ngo ntimukaragirize kwihana, ntimukazarindire kwihana ikindi gihe. Ahubwo tukimva ijwi ry'Imana uyu munsi ntitwinangire imitima, ahubwo twihane, duhindukire, ibyaha byacu bihanagwe bikiri vuba, wikererwa. Iyo umuntu umutima umwemeje icyaha cyo kwihana akabitegura mu wundi munsi, umutima we urakonja. Ni mpamvu byanditswe ngo ntimukaragirize kwihana, ntimukazarindire kwihana ibyaha byanyu ikindi gihe. Ahubwo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire umutima kuko n'abandi bayinangiye. Imana idufashe, iduhe gusohoza iyi nshingano twahawe ku Mana, ngo ibone uko itubabarira, ibone uko ihanagura ibyaha byacu, ibone uko itweza, tuzabona ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amena. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.